Yes, abanyarwandakazi, barundikazi, ni impanuka ikomeye cyane. Nta kindi kiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga uretse mu by'ukuri impanuka yabaye ku munsi wa gatandatu wa shampiyona y'amagare y'isi iri mu gihugu cy'u Rwanda. Urabona ko mu by'ukuri benshi bakomeje kugenda bagaragaza agahinda u Rwanda rwakomeje kugenda rucika imitego myinshi cyane, ariko se mu by'ukuri mw'abanyarwanda mwe ibi ngibi murabikirira cyangwa se birabasha kuba mu by'ukuri byarangira gute kubona abanyamahanga baje gukina shampiyona mu Rwanda bakaba bapfiriye mu by'ukuri muri shampiyona bere mu Rwanda, ariko bikaba byanatewe n'inka ngo yambutse ngo amasiganwa y'amagare ari no kuba. Urumva ko ari ikintu gikomeje kugera kivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndakomeje kugera mu by'ukuri mbona benshi bakomeje kugera bavuga ko mu Rwanda ngo babashe kuba bakora ubuhanuzi cyangwa se ngo habaye ubuhanuzi, banavuga ko mu by'ukuri ngo baje mu Rwanda ariko ngo batazataha. Ni ibintu rero mu by'ukuri ukomeza kugenda ubona bivugwa hirya no hino ku mihanda. Urabona ko benshi bakomeje kugera bavuga ko mu by'ukuri ngo shampiyona y'amagare y'isi iri mu gihugu cy'u Rwanda gitazarangira neza, ngo umunsi ngo izaba igiye kurangira ngo benshi cyane ngo mu by'ukuri uwo munsi bashobora kuzahapfira ari benshi, kuko ukomeje kugenda ubona ibitera impanuka ni byinshi cyane. Ni inka mu by'ukuri ngira ngo muraribona yanambutse, benshi bari kuba batambuka bize no kuba byarangira mu by'ukuri ifashe uwari uri gukina igare irangije mu by'ukuri iramukandagira cyane iramunomba. Ubona ko ari ibintu nyine bikomeje kugenda bibaza benshi, ni ibintu ubona ko mu by'ukuri bifeya. Ndaje ngo ukinire kamwe mu kavideo mu by'ukuri unabireba ukuntu inka yaje kuba yanakambuka mu muhanda amasiganwa y'amagare ari kubera mu gihugu cy'u Rwanda, ukabona ko mu by'ukuri byateje impanuka ikomeye cyane. Na kindi kiri kuvuga mu by'ukuri imbuga nkoranyambaga zose ku isi zacitse urondogoro ngo u Rwanda rwabasha kuba mu by'ukuri ngo rwahitana abaturage baturuka muri Senegal n'abandi mu by'ukuri ba Nepal. Urabona ko bari gukorera amashampiyona mu gihugu cy'u Rwanda, bikomeje kugenda byumvikana ko mu by'ukuri abaturage benshi bakomeje kugenda bagaragaza imbogamizi mu by'ukuri kuba amatungo akomeje kugenda yivanga mu muhanda. Iyi shampiyona mu by'ukuri iri kubera mu gihugu cy'u Rwanda y'isi nyibukije shampiyona mperutse kubona mu by'ukuri yabereye mu Bufaransa. Ubona ko mu by'ukuri nayo iyi mpanuka yabaye ijya gusa n'iyabereye mu Bufaransa, kuko mu Bufaransa naho mu by'ukuri abagera kuri 5 barapfuye bazize ngo mu by'ukuri inka za frizone zari zambutse mu by'ukuri mu muhanda, ndetse kandi zigahita zikandagira nyine icyo twakwita mu kinyarwanda kiza nko kubanomba zirangije mu by'ukuri ngo zibaza kuba mu by'ukuri zabaheza ubuzima bwabo. Urumva ko ari ikintu mu by'ukuri gisa n'igihuye n'iyi mpanuka yabereye mu gihugu cy'u Rwanda. Cyangwa mukundwa reka nisire ko atari bwa mbere tugiye kubana ku muyoboro mugari wacu, nimba ari bwo bwa mbere turagusaba gukanda sabone cyangwa se subscribe, ikindi kandi ubika no gufungura kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo ntuzajye ukikwa inkuru n'ibiganiro by'ubwenge dukomeza kugenda tukugezaho gatanu ko kandi n'amakuru rero mu by'ukuri ariko vugirwa mu Rwanda. Ndagira ngo benshi muri kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bakomeje kugenda bagakora aya makuru. Urabona ko mu by'ukuri benshi bari kwibaza ese kuba abanyarwanda mu by'ukuri bakomeje kugenda baheka amaboko. Ni umunsi wa gatandatu mu by'ukuri amagare yari kubera mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nuza kureba mu by'ukuri uyu munsi wo urakava mu yindi minsi yose yabereye mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ni umunsi uteye agahinda, ndetse mu by'ukuri ushobora no gutuma igihugu cy'u Rwanda kitazongera kwakira irushanwa ry'amagare y'isi bitewe n'uko nyine mu by'ukuri ibihabereye biteye ubwoba bukomeye cyane. Ni ibintu ubona ko ari ibintu nyine bibasha kuba mu by'ukuri byatungurana cyane bikanatuma benshi bahaburira ubuzima. Harimo umunyarwanda umwe ariko higanjemo n'abanyamahanga batandukanye ubona ko mu by'ukuri bakomerekeye muri iyi mpanuka. Ni ibintu ubona ko itungo ry'inka ribasha kuba mu by'ukuri ryakambuka. Amakuru atugeraho nuko gitangazo ryasohoye n'ikinyamakuru gituruka mu Bufaransa, ndetse kandi nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ababirigi batandukanye barandika mu matangazo bagira uti mu by'ukuri ngo u Rwanda rushobora kuba rwahagarika burundu by'umwihariko shampiyona iyo ari yose y'amagare ya USA mu by'ukuri iri gukorerwa mu Rwanda, kubera ko ngo abaje mu Rwanda siko batashye ari imirambo, baraje mu Rwanda ari bazima. Mu by'ukuri amakuru akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bikomakomeye mu gihugu cy'Ububirigi, bikomeje kugenda byandika inyandiko by'umwihariko mu binyamakuru bikazereza imitwe ivuga ko u Rwanda rushobora kuba rwakiriye amarushanwa y'isi y'amagare bwa mbere n'ubwa nyuma. Ngo ibi ngibi mu by'ukuri ngo bishobora kuba n'ibyishimo bya nyuma ngo u Rwanda rwakiriye aya marushanwa, ariko mu by'ukuri nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'umuryango wa UCI, mu by'ukuri bikomeje kugenda bivuga ko ngo uyu muryango ukomeje kugenda ngo ushimira u Rwanda hagati aho ngaho, ariko benshi bakibaza ese izi nkuru ziri kwandika by'umwihariko izi nyandiko zakomeje kugenda zandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye bigakomeza kugera mu by'ukuri binazereza tito zitandukanye bivuga ko mu by'ukuri ngo u Rwanda rushobora kuba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma rwakiriye amarushanwa y'isi y'amagare ngo ari no kubera mu gihugu cy'u Rwanda. Ni bwo bwa mbere mu by'ukuri kuva imyaka 110 yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1921 hatangijwe mu by'ukuri shampiyona y'amagare ya UCI, gukomeza kugira ko mu by'ukuri hashize imyaka 110 UCI itangiye mu by'ukuri mu mwaka w'igihumbi kimwe 1921 nibwo iyi shampiyona y'amagare y'isi yatangiye, ndetse katangizwa n'uyu muryango ku mugaragaro. Ariko rero mukomeza kugira
ko kuva mu by'ukuri ngo uyu muryango watangira mu myaka 110 ishize nibwo bwa mbere mu by'ukuri mu Rwanda habaye amateka kuva nyine nibwo bwa mbere uyu muryango ubashe kuba wabona amateka. U Rwanda rwanditse amateka hahiye Nyarugenge mwakomeje kugenda mubona ukuntu mu by'ukuri byandikwa. U Rwanda mu by'ukuri ni kimwe mu gihugu kizakomeza kugenda kiba kizaba mbega mu by'ukuri sokuruza w'ibihugu bitandukanye muri Afurika, kuko u Rwanda rwaciye agahigo. U Rwanda ntabwo ruri land rocket cyangwa se mu by'ukuri ntabwo rufite imitungo y'iminerals cyangwa se mu by'ukuri ngo rube rufite bimwe mu byatuma rwakira irushanwa, ariko rero bitewe n'umuhate nyine rwakomeje kugenda rugaragaza ndetse kandi rukaba rufite ibisabwa byose kugira ngo abiri irushanwa ry'amagare y'isi. Mu by'ukuri nibwo kandi umuyobozi wa UCI yakomeje kugenda atangaza ko u Rwanda ari igihugu cyiza papa, ariko rero abakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri ngo u Rwanda rwakomeje kugenda ngo ruhagarikwa, ariko ngo bikabanga ingorabahizi. Abo ni za Nyangarwanda cyangwa se mu by'ukuri abo Babirigi n'Abakongomani bakomeje kugenda bahagarika mu by'ukuri amashampiyona y'isi ikorera mu Rwanda, ariko ntabwo mwabishobora. By'umwihariko nakomeje kugenda mbona mu gihugu cy'u Burundi Neva yakataje cyane ngo arashaka ko irushanwa ripfa harabura iminsi igera ku mu by'ukuri kuri 2 gusa maze irushanwa rikahita rirangira. Ejo ni umunsi wa 7 ukurikira umunsi wa nyuma. Urumva ko mu by'ukuri igikombe u Rwanda rukaba ruragihagurukanye. Ntabwo rero mu by'ukuri ari ibyo gusa, ngo hari icyitwa Formula 1 cyangwa se ngo mu by'ukuri itsinda ry'imodoka ritwarirwa by'umwihariko mu mihanda. U Rwanda nabyo mu by'ukuri rwakomeje kugenda ruvuga ko icyitwa Formula 1 ngo nayo mu by'ukuri ishobora kuzagaragara mu minsi mike cyane ku mugabane wa Afurika bwa mbere. U Rwanda mu by'ukuri aho uri hose unkurikiye banza ufate mu by'ukuri amasegonda 2 ubanza umpere u Rwanda amashyi inshuro 3 twagiye mu by'ukuri kugira ngo dufatanye turebe u Rwanda kari igihugu cyiza. Ushobora kuba umurikira mu Bubiligi, Tanzania, Uganda, Maroc ndetse n'u Burundi, Congo ndetse by'umwihariko n'u Rwanda. Aho uri hose mu by'ukuri ukaba uri kunyumva, fata amasegonda 3 gusa mu by'ukuri twagiye dukomere u Rwanda amashyi inshuro zigera kuri 3 kubera ko mu by'ukuri nuza kureba u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza imitungo. Navuga ko mu by'ukuri iki bita Formula 1 ni ikintu gishorwamo akayabo k'amafaranga, kugeza n'ubwo mu by'ukuri hari imigabane y'Uburayi cyangwa se ibihugu byo mu Burayi bitabasha kuba mu by'ukuri byatinyuka ngo bitumire itsinda rya Formula 1. Ni itsinda mu by'ukuri ry'utumodoka tugenda hasi cyane, turiruka cyane, ariko utungutu mu by'ukuri tugera mu Rwanda. U Rwanda ruzaba rwanditse amateka mu by'ukuri amwe atazasibangana. Wa muti w'ikaramu wandikisha ukaba utazasibangana. Nimunyibagize rero amashyi twagiye dukomera u Rwanda amashyi inshuro 3, kuko tunahereza mu by'ukuri salute Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ukuntu akomeje kugenda agaragaza mu by'ukuri gufatira abanyarwanda, akabafatira iby'umoso. Nubwo habaye impanuka, ariko ntabwo turi buze kwita kuri iyi mpanuka, kuko n'ubundi ubusanzwe aya magare akunda ko mu by'ukuri yarangwamo n'impanuka. Na hamwe harabera iyi shampiyona y'amagare y'isi cyangwa se na Tour du Rwanda mwarabibonye habamo impanuka bitewe n'uko mu by'ukuri akabaye kose gashobora guteza impanuka. Ntabwo biri buze ko mu by'ukuri byatubuza gureza Perezida Paul Kagame salute, ndetse kandi tunahereze u Rwanda congratulations. Reka mu by'ukuri tubashe kuba twafatanya duhereze u Rwanda dukoma mu mashyi inshuro 3, amashyi ya special kudoreza u Rwanda 1 2 3 Rwanda congratulations. Thank you mu by'ukuri komeza